sanga Yesu n'umwami arambuye amaboko niwemera kukize arakubabarira niwemera kukize arakweza pe wa mwana w'ikirara aribwira ati nacumuriye Imana ndetse na data wa mwana w'ikirara aribwira ati nacumuriye Imana ndetse na data sanga Yesu n'umwami arambuye amaboko niwemera kukize arakubabarira sanga Yesu n'umwami arambuye amaboko niwemera kukize arakweza pe sanga Yesu n'umwami arambuye amaboko niwemera kukize arakubabarira sanga Yesu n'umwami arambuye amaboko niwemera kukize arakweza pe mute karame ndikumva wahinduye noneho ijana wa mugani w'amajyaruguru amakuru ni meza uratuje yego bifite aho bikomoka mukabera arimo araguturisha tangiye ufite indirimbo iriho ngo iyo kubwira umuntu wari usanga Yesu sanga Yesu n'umwami sanga Yesu arambuye amaboko arakubabarira sanga niwemera Yesu kukize arakweza pe muri make niyo mudu urimo niyo mudu ndimo y'umwana w'ikirara umwana w'ikirara kubyibukije iyo nkuru kera twajyaga tuyiga kandi ubwo turaduyisoma bivuze ngo hari abana b'ibirara ariko hari n'abagabo b'ibirara ni ukuvuga ngo impamvu mpagurikiye muri iyo nyito ngo umwana w'ikirara numvise ijwi ry'Imana Mwuka Wera aranganiriza ngo nzaze mbwira abantu b'Imana ngo abana b'Imana mbwira abana b'ibirara Imana ibategeye amaboko ngira bategereje ushubije neza cyane kuko ubundi ku Mana nta mugore ubayo nta turangana abana b'Imana simvuze umwana w'igitambambuga ugenda abantu babyumve ahubwo ku Mana turangana Imana ngo ishaka abana bayo b'ibirara bazimiye ngo bahunze kandi ngo abo bana b'ibirara bafite ubwoba bwo kugaruka ku mubyeyi wabo kandi nyamara ngo Imana ngo ibategeye amaboko ngo nibemera ko baje ko bakize ngira bababarira ngira beza pe bivuze neza ko wa muntu hari igihe umuntu buriya bijya bibaho kera hari abantu benshi twasegaraga bari abakristo pe yego bakorera Imana nibwo umwe agwa mu cyaha yego gisanzwe nta cyaha gikora kintu akomeye agira urwikekwe arakwepa idini ryacu yego ashize iminsi agwa noneho mu kindi gikomeye n'ahandi naho arakwepa noneho arahenebera kubera iki yagize ubwoba bwo kugaruka bose barambona bati icyo gihe yakoze icyaha havamo n'ibindi bibazo biragira abantu bose babimenye yego bituma acika kugaruka mu rusengero
bituma ubona ko nyine aguye arambaraye. yego Ariko uyu munsi Yesu ari kuvuga ati wowe icyaha wakoze nawe cyatuma umucikaho. ijambo ry'Imana rivuga ngo umukozi wanjye naho yagwa ntazarambarara azabyutswa na ya masezerano. Yesu aje ashaka ko abantu babyuka cyane arashaka ko babyuka babyuke. Imana itumukiranutsi wanjye naho yagwa ntazarambarara azabyutswa na ya masezerano. Bene data nimuze tujye inama dufata ubwishingizi kuri Yesu. Intwaro yacu dukoreshe gusenga tuzanesha mu izina rya Yesu. Naho yagwa ntazarambarara nimugaruke. Yesu arabashaka aramara abaza ati abona apfiriye murihe ateze amaboko kugira ngo wongere ugaruke mu rugo. Utagira uvuga ngo umwana w'ikirara nibuka inkuru muri Bibiliya. Iyo nkuru rero niyo yanzanye Umwuka Wera niyo yashaka gucishaho. Nta nubwo uyu munsi ndi buvuge n'ibintu byinshi nk'uko abantu bari basanzwe banzi bamenyereye. Nkavuga Umwuka Wera kanyubura nkavuga cyane nkagira gute. Niyo nkuru najemo y'umwana w'ikirara. Mbere yuko dusoma aho hantu se twabanza gusenga. Yego Mana nziza, Imana ishobora byose, Imana se umwami wacu Yesu Kristo, Imana idukunda, Imana yatubabariye ibyaha ikatweza pe ikatubabarira. Ndagushimye kuko waturinze, ndagushimye ko waduhinduye abo wishimira mwami, ukatubabarira turi ibiraranya guhora ku ngoma, ukatugira abo wishimira akakanya tukaba turi abakozi bawe. Warakoze kudutegera amaboko ukatwakira maze ukatweza pe. Nyaguhora ku ngoma Imana nicaye ahangaha kuri iyi kamera, kuri iyi mikoro, ndabwira ubwoko bwawe, iteraniro ryawe, mwami w'abami, ijambo wankizemo ry'umwana w'ikirara kubategeye amaboko Jehova. Reka bari bo bafungurira amatwi y'umubiri n'ay'umutima, reka bari bo bacengezamo ijambo ryawe, reka bari bo bayobora ubazane kuri wowe kandi ubababarire. Urakoze rero mwami w'abami, gabanya barimbuka wongera bakizwa, nyaguhora ku ngoma. Urakoze kuko uri mwiza, komeza uturindire umubiri n'ubugingo. Rewo umuhe umugisha mwami ari kuri kamera kandi asoma ijambo ryawe neza, kandi n'impano wamuhaye ubishimirwe. Muhe umugisha umurindire n'umuryango. Nanjye ukomeze unkomeze mwami, Mwuka Wera wawe akomeza anyobore kandi ukomeze ungire wowe wishimira kurusha ko njyewe nshaka kuba, n'abana banjye n'umuryango wanjye n'itorero ryawe n'abaturanyi banjye n'inshuti zanjye, ubwoko bwawe mwami. Izina ryawe rishyirwe hejuru, ni mu izina rya mbisabye nizeye Kristo none n'iteka ryose, amen. Amagambo y'Imana tugiye kubanza gusoma. Turasoma muri Luka 15. Umutwe waho uragira uti intama yazimiye n'igiceri cy'ifeza cyabuze. Ku murongo wa 17 baravuga ngo ubugana bwana w'ikirara. Sibyo? Yego. Kadusaba mu izina rya Yesu. Amen. Kandi arababwira ati hariho umuntu wari ufite abahungu babiri. Ngo kandi arababwira ati hariho umuntu wari ufite abahungu babiri. Umuhererezi abwira se ati. Ngo umuhererezi abwira se ati, umuhererezi nyine uwabucura. Yego. Bari babiri ngo n'umutoya muri make. Yego. Ba umugabane w'ibintu nkwiriye. Ngo mpa umugabane wanjye w'ibintu binkwiriye. Urumva nyine umuhererezi ni umwana wa bucura, yahise abwira se ngo nge impa umugabane wanjye w'ibintu byanjye binkwiriye. Yego. Nuko agabanya amatungo ye. Ngo nuko agabanya amatungo ye. Papa we ntiyari mubi, amubura umubyeyi nta kintu yakima umwana we,
kandi akenshi abiguha azi kuko wenda ugiye no kubyonona cyangwa kugira gute, ariko akabiguha kugira ngo atakubabaza, kuko umubyeyi akunda abana biteka ryose. ngo nuko amuha agabanya inka ze, amatungo ye. iminsi mike ishize, ngo iminsi mike irashira, nta nubwo ari myinshi. umuhererezi ateranya ibintu bye byose. ngo umuhererezi ngo ateranya ibintu bye byose, arigendera ajya mu gihugu cya kure. ngo ajya mu gihugu cya kure kure, ahantu isi atazongera kumwumva, ahantu abavandimwe baba, umuvandimwe wundi atazamwumva, ahantu wenda nyina atazamwumva, ahantu mbese umuryango utazamwumva, ngo mu gihugu cya kure. yayisha ibintu bye, aronona ibintu bye, arabyonona nyine, abikiniramo. Yego, abimaze byose, ngo byose abimaze byose, mbese yarajya arabyonona byose, arangije arabimara. inzara nyinshi itera muri icyo gihugu. ngo inzara nyinshi itera muri icyo gihugu, kandi itera yararangije kumara bya bintu bye, wa mugabane we nyine yarawuriye, ngo atangira gukena. aragenda, ngo arigendera, ahakwa ku muntu, ajya guhakwa ku muntu. nawe nyumvira, umwana w'umwami, umwana w'umukire, maze umugabane we wese ngo yayishije, mbese yawononye, ngo inzara iratera muri icyo gihugu, ngo aragenda ahakwa ku muntu w'umukire. amwohereza mu gikingi cye kuragira ingurube. ngo nuko umukire nawe aramufata, ntiyaramuzi, ntiyitaye kumenya iyo yaturutse, nimba ari hehe cyangwa ikingana, ukamwoherereza mu gikingi cye kuragira ingurube. ubwo nyine mu kiraro cye, mu rwuri rw'ingurube, yifuza guhazwa n'iby'izo ngurube zaryaga. ngo nuko uwo mwana yifuza guhazwa n'iby'izo ngurube zaryaga, kandi yaravuye iwabo b'abakire. iri jambo muzarisome murikurikirane, kuko umwuka wera uko yari impaye niko ndariba. ngo umwana ngo yifuza guhazwa ngo n'ibiryo by'izo ngurube zariye, zasigaje, zagize gute, byumve. ariko ntihagire umuntu ubimuhasha, ngo ariko ntihagire ubimuha. yarabyifuje, yifuza kubirya, akajya birebesha amaso, ngo ariko ntihagire umuntu ubimuha. nuko yisubiyemo, ngo nuko yisubiyemo, kwisubiramo, ubwo nyine yitekerejeho. yaricaye ubwe nyine yijyamo imbere, yiyinjiramo, aribaza se, buriya yaribaje ati se kwa papa aho navuye, ngo yisubiramo. ngo nuko yisubiramo, aribwira ati, aribaza mbese nkawe, aribwira, yigira inama. abagaragu ba data ni benshi, abagaragu ba papa ni benshi, yarabihazwa n'imitsima, ngo kandi bahazwa n'imitsima. noneho bana bagaburiye, bana batekeye, bakayisigaza, atari yasigajwe n'imbwa cyangwa ingurube. naho njyewe inzara insinze hano, ngo inzara insinze hano. haleluya. reka mpaguruke, ngo reka mpaguruke, nsubire kwa papa, mubwire nti, ngo mpaguruke nsubire kwa papa, mubwire ngo data nacumuye, ngo papa naracumuye, kuyo mu ijuru, ngo kuyo mu ijuru, no mu maso yawe, ngo no mu maso hawe, ntibinkwiriye kwitwa umwana, ngo ntabwo binkwiriye kwitwa umwana wawe. ngo mpaka ngira umukozi, ngira umupagasi, mbu umugaragu wawe, mu bagaragu bawe nanjye ukiremo. arahaguruka ajya kwa se, ngo arahaguruka ajya kwa se, agituruka kure, ngo agituruka kure, se aramubona, ngo se aramubona, aramubabarira, ngo aramubabarira, arirukanka, ngo arirukanka, aramuhobera, ngo aramuhobera, aramusoma, aramukomeza. uwo mwana aramubwira ati, ngo uwo mwana ahita abwira se ngo ati, data nacumuye kuyo mu ijuru no mu maso hawe, ngo data nacumuye kuyo mu ijuru no mu maso hawe, ntibinkwiriye kwitwa umwana wawe, ngo ntabwo binkwiriye kwitwa umwana wawe. ariko se abwira abagaragu bati, ngo ariko ise ngo ahita abwira abagaragu be ati, mwihute muzane vuba umwenda, ngo nimwihute muzane vuba umwenda, ndimo ndabikura nkabyumva, ngo umwenda uruta iyindi, mumwambike, ngo mumwambike n'impeta ku rutoki, ngo mumwambike n'impeta ku rutoki, n'inkweto ku birenge, ngo n'inkweto ku birenge, muzane n'ikimasa, ngo muzane n'ikimasa kibyibushye, mwibuke ni wa mwana w'ikiraro urimo kubwirwa, utashye, ngo bazane n'ikimasa ngo kibyibushye cy'umushishe nk'icyakabaye gihembwa, umwana wumviye, mu kibage, turye
turye twishime Yesu we kuko umwana wanjye yari yarapfuye none akaba azutse yari yarazimiye yaragiye Bibiliya yatubwiye ngo yari yaragiye ngo kure y'iwabo kure akaba azutse yari yarazimiye none dore arabonetse nuko batangira kwishima reka mbabaze bene da tubwirizanye tunaganira ari nkawe mwana w'umuntu ubyaye abana bawe babiri umwana wakagusaba umugabane ukawumuha aka kanya bw'umubyeyi waka kanya nta nuwo yamuha yambwiye ati genda ukorera ibyawe ahubwo akanamutuka akanamwandagaza akanamushyira kure ahubwo akambwira ati genda ukorera ibyawe byanjye narabiruhiye nagize gute ariko umubyeyi w'umunyembabazi umubyeyi uzi ubwenge cyane umubyeyi wari uyobowe n'umwuka w'Imana ngo arangije ngafata amatungo yarayagabanya muhaye umwana udafite ubwenge nawe umwana w'ikirara ngo arayafata yigira kure mu gihugu cyakura aracakara digida ry'amafaranga nk'urubyiruko mbona rwo muri ino minsi usanga umwana uvuka kwana kana akamubakire afite imodoka rwose se yamuguriye arayitwara akayikata akayiviringura akayiparika akarya amafaranga noneho rero hari ikintu ejo bundi cyambabaje ku muntu umwe yarampamagaye rero arambwira ati njyewe nitwa gutya na gutya mbahanaha nakoreye Imana bihagije nkorera Imana n'umuntu w'umugabo w'umusore ariko ubu n'umugabo nyine ubwo we yambwiye inzira y'urugendo rwe nkorera Imana ngeze aho Satani arantega ngo mu cyaha cy'ubusambanyi nguye mu cyaha cy'ubusambanyi ntera umukobwa inda bahita banca mu rusengero yari umwadeperi ati mpita murongora turishingira ati ndangije mpita ngira ipfunwe mbona n'ahandi hano najya gusenga narari ndi umuririmbyi ati mbese nari intangarugero no muri korari ati mitangwa gutyo atariko nsigaye nicara ati nkumva umutima urandya ati ejo bundi nagiye kuri channel yawe ndagukurikirana mbona urimo umwuka w'Imana ndavuga ati hari se Imana yakongera ikambabarira ndamubwira Imana izakubabarira arambwira ati nsengera ndamusengera maze kumusengera arambwira ati naryamye ndasinzira sinarose nabi mbese ndi kumva hari imbabazi z'Imana nanjye zangeraho ubwo rero gufata icyo gihe musengera nafashe igihe kinini cyo kumusengera ndangije mpabwira ijambo nyine ngo umwana w'ikirara Imana irambwira ngo ugende wigishe ubwira abana banjye kuko nkibategeye imbabazi amaboko nshaka kubababarira Bibiliya bitubwiye neza ngo uyu mwana yafashe ibyo byose arigendera aronona ngo ariko ngo agiye kuba umukozi ahantu ngo mu rugo ngo akajya bamukize mu ntuze mu rwuri rw'ingurube ngo agera agira ingurube kandi isera afite amatungo menshi twabibonye cyagihe mbere kuko naye yagiye ayajyanye ngo akajya areba ibiryo by'ingurube zirimo kurya buri arebaga zirimo kurya akareba ibyo zisigaje n'izindi byatobye byose gakifuza guhazwa nabyo ariko akabirebesha amaso ntihagire ubimuha kandi kwase biriyo yego ageze aho ngo yibuka kuko bihari ngo we ijambo ry'Imana yatubwiye ngo yinjiye muri we ariganiriza yigira n'inama yisubiramo we mbese yisubiramo yicara muri we aravuga ati nk'ubundi mu biki koko niki cyangezeho nubwo nakoze ibi byose nkonona nkagira gute nsubiye kwa papa ntiyambabarira yibutse kuko umubyeyi nyine ari umubyeyi ari umunyembabazi arangije ngo yigira inama yo gusubiramo niko ijambo ry'Imana ritubwiye ngo nuko ngo asubiye ngo isamubonera kure ngo amubonera kure ngo arangije we ahita mubabarira urumva yamubabariye ataramusaba n'imbabazi aka kanya Imana iragutegereje igutegeye amaboko yo ikeneye kuko we ubwawe wisubiramo ukiyinjiramo ukigira inama warangiza ukanibwira ati niki cyankuye kuri papa ko papa afite buri kimwe mu biganza afite imbabazi muri we zo kumbabarira ese ko papa ajya babarira ngo naho byabitukura tukutuku ngo akabyeza ngo akabihindura nka sherenge ngo yarangiza akanabijugunya kure ntazongere kubyibuka kubera iki ngewe ntashobora kujya kuri papa akambabarira we akeneye kuko we wisubiramo ukiyinjiramo warangiza ukamusubiraho Imana yo ikubabarira ngo ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo papa we yamubabariye mbere akimukubita
amaso ngo ahita agenda aramusanga aramuhobera aranamusoma. Ibaze nawe umwana wari uvuye mu bucakara buriya yasaga nabi, yari avuye mu kuragira ingurube, yari avuye mu kiraro cy'ingurube, mu kibuti cy'ingurube, yari yuzuye umwanda asa n'abatanoga, ariko kubera ko ari umubyeyi we yari asanze. Kandi burya reka nkubwire, nta muntu ujya usa nabi, nta mwana ujya usa nabi imbere y'umubyeyi we. Naho umwana wawe yaba yitumyeho hariya asa nabi yanayigaraguyemo yagize gute, undi muntu yamufata akamucaho, ariko wowe umuterurana n'imbabazi, nta nubwo ubona ko harakwanduza, niyo yaba yivurugusa ate. Imana rero iradutegereje ngo papa we ngo yahise agenda aramuhobera, ngo arangije kumuhobera ngo aranamusoma. Ikimenyetso kigaragaza ko yari amukumbuye, we yari amutegereje igihe kinini, mu gihe abandi bari bazi ko yapfuye, nawe yaravugaga ati se yarapfuye cyangwa, ariko yahoraga avuga ati umwana wanjye azagaruka. Ni ukuvuga ngo ise we ntabwo yigeze amutakariza urukundo muri we, yari afite imbabazi. Bibiliya iratubwiye ngo yamuboneye kure ahita amubabarira, yamenye kwaje. Mu by'ukuri ntabwo uriya mwana yari yasabye imbabazi se, ahubwo ise we akimubona afashe yanzira igaruka mu rugo, yahise abona kuko umwana we yakoze iki, yicujije yaje. Ni gutyo rero Imana igitubabarira. Ubundi wowe ukitekerezaho ukivuga ati Imana naracumuye, ndagarutse nje imbere yawe ngiye kugusaba imbabazi, Imana yo imenya ibintu mbere yuko twebwe tubimenya, yo ikubabarira utari wanabumbura umunwa. Icyo ishaka ni ukwisubiramo gusa, wowe ukiyinjiramo ukitekerezaho ukavuga ati narakosheje, reka ngarukire Imana. Ngo nuko arangije ngo ise ngo abwira se ngo agitangira kumubwira ngo papa ngo nacumuriye Imana, ngo ndetse nawe umva, we yahise amwereka kuko yamubabariye. Yambwira ati mwana wanjye narakubabariye. Noneho n'ikimenyimenyi abwira abagaragu be ngo nimutegure ikanzu nziza, umwenda mwiza w'igiciro, ngo mutegure n'impeta mwambike, impeta ivuga kuko ari umwana wanjye. Ubwo ni impeta iranga umuryango w'ibwami, ni isezerano bagirana. Iryo sezerano natwe niyo maraso dufitanye na Kristo, ni amaraso ya Yesu Kristo yatumeneye ahora twoza buri munsi. Ni ya misumari yo mu biganza adutegeye amaboko avuga ngo nimuze bana banjye ndabababarira. Iyi wowe icyo usabwa ni ukugaruka, ni ugutekereza kugaruka kuri Kristo. Nuza amaraso yazakweza, agukozeho ibiganza bye byiza yatumeneye amaraso, akubwira ati mwana wanjye ndakubabariye, naragucumuriye. Ngo nuko arangije amwambika ikanzu nziza cyane, amwambika n'iyo mpeta, ngo maze arababwira ngo mutegure ikimasa cy'umushishe. Haleluya. Ikimasa cy'umushishe gikwiriye kurya abashyitsi bakomeye, abana batigeze basuzugura. Ako kanya ise we akimara kumubona kimubabarira, nta nubwo yibutse kuko yamutaye akagenda, nta nubwo yibutse ibyo yononye, ngo yaragabanya aragenda. Ntabwo bijya bishirayo mu rugo rwa papa. Ngo we yahise amutegurira ikimasa cy'umushishe, aramwishimira kuko umwana we yaragarutse. Nta kintu na kimwe cyagutandukanyije n'Imana uretse icyaha na Satani. Umubiri ubundi biravuga ngo umwanzi dufite ku isi ni umubiri na Satani. Niki? Urupfu, umubiri na Satani. Ni icyaha. Yego. Ni ukuvuga ngo nta kintu na kimwe cyagutandukanya n'Imana yawe uretse icyaha. Icyaha na Satani nibo banzi bawe. Ariko nimba wowe ubwawe rero waragiye ugatatanya ibyawe, ukonona umugabane wawe, ukaba warahirimbiye, uri kugenda warabaye umupagasi, byaragucanze, uri kwifuza
akamubona ari mu nzira iza mu rugo yahindukiye ngo nuko ahita amubabarira. Haleluya. Yamubabariye ataramugeraho, ataramuhobera, yahise amubabarira. Amaze kumubabarira ngo yirukanka n'impuhwe za kibyeyi n'imbabazi, amutegera amaboko. Kuri buze ni wamamare Kristo, izina ryawe rishyirwe hejuru. Ndagushimye mwami w'abami, ngo gabanya barimbuka wongera bakizwa kuko uri mwiza. Izina ryawe rihabwe icyubahiro, bisabye nizeye kuko ubikora.